ati twe twabanje mu gakino. Undi nawe akaza akavuga ati nubwo mwabaye mu gakino ariko nago mugikora umuziki cyane nka mbere nkuko wenda mwitabiraga mukamwakora mugahereza abanyarwanda ibintu byiza. Urebye nyine niho mba mbona ko amashyari ashobora kuba ariho ava ugasanga nayo matiku yose niho aba ari kuva. Umwe aba yumva ko hari aho yageze, undi nawe akavuga ati nanjye hari aho nageze, ngeze kure cyane hashoboka. Yes, ndongera gushuje kandi nguhaye ikaze wahisemo gukurikirana The Next Media TV. Ngushimira wakoze subscribe. Nawe utarakora subscribe kandi kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ndasuhuza abantu bari mu bice bitandukanye by'isi, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Katsuze abantu bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga bari hari umuntu wambwiye uri muri Korea, shout out brother, bari muri Canada, abari muri USA, Uburundi, hano hirya ha, Tanzania, Kenya, Uganda, ahantu hose ku isi yacu ndabasuje kandi mbahaye ikaze hano. Mba niganye umuntu, urabyumvise? Yego, kuri kamera zanyu cyangwa kuri screens zanyu murabonaho umusore yegetseho, n'umusore mani wambaye fresh shati ya pro, agasaka fresh, phone, iPhone, phone ya fresh, uturinete, umusatsi fresh urimo n'akantu nyine kakaringusho kanyorosheje. Salama brother. Salama. Bimeze biteze? Ewana ni fresh kabisa. Biracamo? Na amahoro. Tugwaye ikaze kuri kamera za The Next Media TV. Ibwira abadukurikira wana. Jesse ndi bukuvuga. Okay, urakoze cyane. Zase mikoro kugira ngo urakoze cyane. Ubone neza ariko amazina yanjye banyita Espoir, ayo bakunda kumva abanyarwanda ni Catwalk. Ngaba ndi umuyobozi wa agency yitwa Venus Model Agency ikorera muri Kigali. Ndakeka ni ivyo ngivyo. Catwalk. Yego. Imuna ankubisa ko kantu abambwiye ati cicika. Ninangiye kukubaza byose ubivuge muri introduction, ariko rero uyu muntu mureba hangaha ni umuntu ukomeye cyane, nicaranye nawe, ni umuyobozi n'uw'ikigo n'uwajanze. Ariko iracyari agence cyangwa cyabaye ikigo mani? Ubuse nabwo ngo na agence, ahubwo nabyita nka company kwa kwisigaye ikubiyemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Yego. Yego. Tutarinjira kuri company mani, kubera icyo wahisemo kwiyita Catwalk? Catwalk ngiye n'ubusanzwe mu buzima bwanjye nkunda ipusi, kandi niba ubona ipusi buriya ingendo ifite, umumodo wese ahava akagera, cyane ko ngewe urugero rwanjye nkunda kureba style z'abanyakoreya. Muri abanyakoreya bagira style nziza cyane, bakurikije irangendo y'ipusi, ubona uburyo ipusi igendamo, ni muri ubwo buryo nyine ngiye bitewe nuko akarusho nyikunda, biba ngombwa ko mvuga ngo ngomba kwitwa Catwalk bitewe nuko nubundi ngiye style ngendamo, nkoramo ibintu byose niko biba bimeze. Unakora nk'ipusi? Oya, si ukora nk'ipusi. Ngo bagukingiranye mu nzu ntiyasohoka, umuntu wagukingirana mu nzu ntiyaba gisohoka. Oya, si muri ubwo buryo, ariko nyine uko nabikubwiye, ipusi igira ingendo nziza cyane, igira ingendo nziza. Uramutse urebye Catwalk yayo ni nziza cyane. Ubwo se yaba ikiri Catwalk cyangwa waba urebye? Ntabyo nzi, yenda ntaza ko ni ingendo y'ipusi. Muri make ugenda nk'ipusi? Ubwo ntabwo byumva. Ugenda nk'ipusi? Waretse kabisa. Uyu munsi noneho mva ko nigenje muwe n'umuntu ugenda nk'ipusi, injangwe. Biteye ubwoba. Utaza kwikanga. Chako kantu uze kunshakira uburyo cyuza ku mucungo ufata akantu k'ingendo y'ipusi bayireba abanyarwanda. Ewana, ndi tayari nanjye ndaza kubikura neza cyane. Yego. Tukiri aho, tukiri kuganira gake tugira ngo tugire, wari uvuze ko uri umuyobozi cyangwa uri founder?
n'ubundi nanjye ndi mu bantu bashinzeho iriya Venus yego iriya agency. buri muntu bayishinze ubu ngubu ukaba unayiyoboye cyane. ni wo wiragiye cyane imyaka myinshi. wiragiye n'imyaka myinshi cyane kabisa. ubwo nabyo tuba tubyumvise ubundi nari nzi ko urumva umuyobozi agira manda wowe wigize ntuza hari ukuntu Imana itoramo umuntu ikavuga ati uyu nguyu agomba gukora ibintu beguje cyangwa wigize Mugabe yigeze ngo kuvuga ngo Imana yamushyizeho nizamukuraho bigeze ku bw'abaperezida byaba birenze cyane kwa kurumva abaperezida bafite ubundi buryo bakoramo ariko twebwe tuba dukora. Nose uri perezida iyo bavuze ntibavuga ngo perezida ni perezida nka wa mugabo wagiye ngo his excellence yasuye ahantu ngo mugabo aravuga ati nyakubahwa perezida ubu reba abaperezida twaragowe nawe waragowe mu bandi baperezida uzi ko nanjye ubwo nagowe niba bitangiye gutya. tugize amahirwe twakiriye umuntu uba muri showbiz ariko ya fashion. Tugitangira tutarajya mu bintu bya Venus n'iki ndatangira nkwibariza utuntu dukeya turi muri showbiz yo mu Rwanda. Nta kibazo. Sinzi mu minsi ishize nibwo ibintu byakomeye ariko nakomeje kubireba mbona ibintu biri muri showbiz yo mu Rwanda biteye ubwoba nk'umuntu yibamo uri kubona ibi bintu biri bugarukire. Ngiye cyo navuga nko ku rugero hari ibintu ngenda mbona ndebeye nko hano mu Rwanda. Aha mu Rwanda ho biteye ubwoba cyane kubera ko urebye hasigaye haza sino kwikunda abantu bose basigaye bariyumvishije ko ibintu byose ari ibyabo. Ntago bashobora kuba bafata ngo bakorere hamwe babashe kuba bakubaka ibintu bigiye bitandukanye bagere kure hashoboka. Ariko usigaye ubona nyine buri wese yaba yikubira yishira arakurura yishira avuga ati ibi ngibi ni ngiye uraza kubyimenyera. Ntago avuga ati ese niba ndi umumodo iri akaba ari umuhanzi uri akaba ari iki twakoreye hamwe ahubwo igihugu cyacu kiba cyatera imbere buri wese aba yumva yakwikorera kuri icyo giti cye. Urebye muri ibyo bintu ngiye ibintu nagiye mbona bitari byiza cyane nk'ibintu bijyanye na ruswa. Urayizi se? Ibamo? Ruswa ibamo cyane nk'abamodo bo ruswa y'umubiri urabizi ko ni ihame. Ibintu bya ruswa y'umubiri ibya modo ndabyinjiramo ndashaka reka nkubwi noneho mbe strict ku kibazo nashakaga kukubaza. Yego. Nk'umuntu uba muri showbiz noneho umumodo byanze bikunze modo na music birajyana. Yego. Modo na music birajyana. Hamaze iminsi hari kuvugwa beef yakerewe amakuru maze kubona yakerewe cyane n'abantu bari muri showbiz ku nyungu zabo bwite. Beef iri hagati ya Ben na Bruce Melody na Meddy. Nyine ni beef iri hagati ya Meddy, Ben, Bruce Melody n'abandi bantu. Bigeze naho bikora amateam. Biriya bintu urabibona gute? Biriya ikintu nabonye cyo cyabayeho bamwe baza bavuga ati twabanje mu gakino. Undi nawe akaza akavuga ati nubwo mwabaye mu gakino ariko ntago mugikora umuziki cyane nka mbere nk'uko wenda mwitabiraga mukamwakora mugahereza abanyarwanda ibintu byiza. Urebye nyine niho mba mbona ko amashyari ashobora kuba ariho ava ugasanga nayo matiku yose niho aba ari kuva. Umwe aba yumva ko hari aho yageze undi nawe akavuga ati nanjye hari aho nageze ngeze kure cyane hashoboka. Yego. Urumva muri iyi showbiz mu minsi yashize yago yigeze avuga ngo iyi showbiz irimo inzangano nyinshi irimo abantu bari kwangisha abandi. Urebye iyi showbiz abantu turi kubyita showbiz ariko urebye byatangiye kurengera nk'umuntu bibamo uhura nabyo unari kuza urumva nimba uje muri showbiz bino bintu uzahura nabyo nawe. Yego. Urabibona gute nyine uri kubona bikwiye kugenda bite kuko kare ndamentioninga ikiganiro cya Chita yakoranye na Sabe kuri Isimbi. Chita yeruye yavuze ngo iyi showbiz ibi twe twita showbiz bizahagarara ari uko ari umuntu wiyahuye
kubera depression ari gukura muri ibi bintu? impamvu buriya yabivuze wasanga ari uko abyumva, ariko ngewe ukuntu nabyumva ni uko bino bintu kuba birenze bwo birarenze cyane, ariko buri wese afite uburyo ki abifatamo kandi afite uburyo ki abigenamo. Buri wese afite n'uburyo ki, nk'uwo yavuze ko we ashobora kuba hari abantu bazaniyahura. Ngewe ndamutse mvuze ati navuga ngo rwose hari abantu bashobora kuba sibye no kwiyahura, hari abantu bashobora kuba bazabura n'ubuzima bwabo ku bijyanye n'imitungo cyangwa iki, bitewe n'uko uburyo babitwaramo ntabwo bari ko byagakwiye kuba byagenda. Yego. Yes, ibyo twabivuyeho twagiye. Dukomoze noneho kuri fashion nka career yawe. Espoir, watangiye fashion ryari? Nge nayitangiye 2017. 2017 nibwo wiswe catwalk. Ako nago aribwo navuga ko iri catwalk aribwo ryaje. Yego. Iri catwalk ryaje 2018. 2018. Yego. Nibwo watangiye fashion, uyitangira purpose yawe kuza muri fashion ubona ariye. Kuko byanze bikunze n'uyu munsi urumva hashize imyaka igera kuri 6 gutyo. Fashion ntiratera imbere cyangwa yateye imbere mu Rwanda. Mvuze ngo sinavuga ngo mu Rwanda fashion yateye imbere cyane, ariko ngewe ndamutse ndebye uburyo bimezemo, ibintu bimaje kuba byatangiye, hari intambwe bimaje kuba byageraho, bitewe n'uko mbere ntabwo twakundaga kubona amateleviziyo akunda kubacishaho, ariko usigaye ubona ko nibura n'itangazamakuru rirabazi. Ngira ngo niba warabibonye mu minsi ishize hari ama event yagiye aca ku gihe.com. Ni ikigaragaza ko u Rwanda nibura hari ibintu uri gutekereza ukavuga ati aba bantu bafite ibi n'ibi, ariko mbere ntabwo twajya tubibona. Nibura mo gakeya biri kugenda biza, ariko ngewe kuri kariyeri yanjye ngewe ubundi nakuze mvuga ko uri muri fashion haza kugira umuntu mbangamira, ariko ni ibintu bivugwa cyane. Kuba uri muri fashion egare ko ugiye kuba muri bya byiciro by'abantu bakunda bagenzi babo bahuje. Ntabwo ujya ubyumva se? Ibyo byo biravugwa cyane cyane, n'ibintu sibyo ko niba nabyita icyorezo, niba nabyita iki, ni ibintu nyine bigezweho, usigaye ubona ko ni ibintu sibyo no muri fashion gusa, no hanze yaho bimeze nabi. Ntabwo byoroshye, gusa byo muri fashion uburyo mbyumva, ubundi biriya ni ibintu n'ubundi ntabwo ikintu buri udakunda, nk'urugero nkawe icyo udakunda ntabwo wagikora. Yego. Byanga bikunze buri muntu ajya mu kintu afite target y'icyo azageraho, y'icyo ashaka. Rero iyo ugiye ufite umururumba w'ikintu, birangira n'ubundi wisanze muri bya bintu bitari byiza cyane. Ese icyo cyaje cyangwa iryo zina baha fashion ubona ritari bwice fashion mu Rwanda, cyangwa ku banyarwanda ntitubona aba fashion bari ku rwego mpuzamahanga nk'abo twagize mu minsi ishize? Impamvu mvuga ko nyine urebye nyine n'imyumvire y'abantu, ngira ngo niba ujye ubona ko n'ababa modo bitwaga ko baduhaga icyizere barenze, usanga ari bo bantu bashira mu mashusho bavuga ko ari bo bantu babikora. Ubwo rero urumva ko nyine ku rundi ruhande rwa fashion bo bari bahagaze neza, ku rundi ruhande rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda byagenze nabi, kubera ko hari ishusho batweretse itari nziza tutabonaga. Ngewe uburyo mbyumva nuko byanga bikunze nyine nk'umuntu ufite intego yo kuba yagera kure, agomba kuba yakora ikintu gikwiye ka cyiza cyane bitewe n'igihugu turimo. Se buri iyo babivuga ubona babeshya, cyangwa ni imyambarire yanyu, reka mbivuge mu mazina n'ubundi byose ni yari banyita injajwa, abantu baje banyita ngo ndinjajwa. Ubona mutagira mukagira nyine hatarimo abatinganyi benshi n'abaresbienne n'abagay n'abaresbienne, ntago mbitinya nge. Ikintu navuga wenda hano mu Rwanda ntago ari ibintu birenze cyane, ntago ari byinshi. Gusa mvuze ku bintu bijyanye n'imyambarire, ngira ngo urabizi ko umufashion ni umuntu uba ugomba kuba yakwambara buri kimwe cyose
buri kimwe cyose ko baramurika. ku buryo umuntu w'umugabo atinyuka akambara ingutiya. None si ingutiya sibye no kuvuga uwaguha ingutiya wayambara. Nabonye bitewe n'imyumvire yanjye n'imyemerere yanjye ntago nshobora kuba nayambara njyewe, ariko bitewe n'undi muntu uburyo ki yashatse uburyo ki yazamukamo washobora kuyambara bitewe n'uko afite intego yihaye ashaka kugeraho. Ubwo ushatse kuvuga ngo kugira ngo biriya bintu n'abakora biriya bintu baba bashaka ubusitari, gushaka hit. Ni publicité babamamaze babageze kure cyane. Abakora biriya bintu bakajya no mu butinganyi. Nibyo baba ni hit. Urumva atari hit narenze ahubwo kwemera. Kubera ko ejo arambara ijipo yakwambara ijipo tugahita tumubona Abanyarwanda twese twatanya tukamuvuga tukamutuka tukagira ute, ariko hari n'igihe ushobora gusanga mu myemerere ye bya bintu atanabikora. Ariko ntago ari by'u Rwanda umugabo wambaye ijipo ingutiya. Oya byo biriya bintu byo nanjye wenda ntago nabishyigikira pe. Ntago biriya bintu mbaye no muri agency yanjye hajemo no mu modo watangiye gukora biriya bintu byanga bikunze ngomba kumusezerera kubera ko ntago ari ibintu byiza cyane biriya. Yego ukabona ibyo bintu bakomeza nyine kuvuga kuri fashion. Kandi koko namwe mubona mukabona birahari, ntibizatuma abantu batakariza icyizere fashion mu Rwanda. Akenshi ikintu kijya gikunda kubaho abantu wenda nk'urugero abantu bikunda kubaho biriya bintu byo kuba baba nabakekera biriya bintu ni baba modo nyine ubusanga bambuka bakajya hanze ariko ari ubundi buryo kibagiye. Mugerayo mukennye mukagira bikagira bakababwira bati turahabaha amafaranga ubundi bababwira ati mugere muri. Erega nawe reka nkubwire buriya yego umuntu ni umuntu pe. Umuntu kandi arifuza sibyo? Niba wifuza rero urumva ushaka ibintu byinshi, wagiye ushaka ibintu byinshi, ntago rero wabona amafaranga arenze uko ubitekereza utarusanzwe ubona ngo ubure kuba wanatekereza ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu rero rya dukeya uryame kare. Uragira uti muri fashion havugwamo ibintu byinshi, ariko wakomoje ku kintu buriya kare nakibitse nkibika mu bwonko. Wakomoje ku kintu cyitwa ruswa. Yego. Kandi ruswa y'umubiri. Bureka tubivuga mu mazina y'igitsina. Niko kuri. Yego nibyo ariko ntago. Nawe ujye yakase hari umuntu ugeza gukera bikagera. Oya. Ngewe ndangaciro ngenderaho ni kirazira. Kirazira. Cyane rwose. Ibyo bintu bya ruswa y'igitsina ubona biterwa n'iki kugira ngo bize urumva ntago ari muri fashion gusa, bivugwa no mu yindi myidagaduro, habaho n'amasaga menshi cyangwa case nyinshi, ndetse hari n'iziri mu nkiko kubera iyo mpamvu. Ukumva muri showbiz muri muntu ngo nagiye kumwaka ngo ampe gukina filime abanza kumbwira ibi bigenda bite, ubona ari iyihe mpamvu bitera? Impamvu bitera n'ubundi ni ya yindi nyene no gushaka hiti yihuse. Reka umuntu akujye reka nkwereke. Yego. Nje gushaka kujya muri agence. Nkunda fashion. Sibyo? Yego. Okay, numukobwa runaka reka kuko nge sindi umukobwa. Ariko ukereka mvuge nge. Ndaza kuvuga undi. Nje gushaka kujya muri agence yawe. Yego. Sanze wowe nturi president ntuhari. President ntuhari, hari president. Yego. Arambwiye ati kugira ngo ube umwe muri twe. Yego. Biragenda gutya. Kubera ya passion mfitiye ikintu. Yego. Hari igihe mbura ndi mahitamo. Kuko tubyemeranywe mu Rwanda akasi karabuze. Yego. Fashion mbona hari amafaranga ukambwira ati biragenda gutya byagorana ko nkwikora mu nza. Hari n'igerega abantu ngo mubashyira muri position ituma batagenda, ariko hamwe baba star ngo kuba muri star ubundi nta mukobwa ugucika. Nyiheri nkuru. Yego, ibyo bintu byo bishobora kuba bibaho kubera ko hari igihe abantu bakoresha izina ryabo kugira ngo bafatirane abandi bantu. Ngira nk'uko ujye ubibona urabibona ko ibyo bintu biriho kenshi cyane. Ugasanga titira umuntu afite ari kuyibyazamo umusaruro mu bintu yakayibyajemo umusaruro mu bintu byiza, ariko nari kuyibyazamo umusaruro mu bintu bibi. Nk'ibyo ngibyo uri kugenda uvuga ati kuri ruswa y'umubiri.
umuntu aje kwaka serivisi kandi uzi kuri ugomba kuyimuha nk'umuturage, utangiye ahubwo guhita ubihuza n'ibindi bintu bitari byiza. Wowe wabikoze kubw'inyungu zawe, ntabwo wabikoze kubwo akazi kawe warushinzwe. ari nayo mpamvu nyine kugira ngo ibintu bibe byahagarara biba bisaba ko wita ku kazi waje usaba nyirizina. Niba ngiye naraje ndi umuyobozi wa agency Venus, nkwiye gufata, niba ngiye nkwiye hari amategeko asaba umumembazi mushyashya. Niba ari ukuvuga ati umumembazi mushyashya araza ibi imuranga ni ibi ngibi, dushaka meters nk'izi, urugero dushaka buri kimwe cyose, nago mu mategeko twanditsemo harimo ayo ngayo. Urumva n'ubundi ahabanye muri stati nyine, urumva ibintu biri muri stati mu nyandiko. Hari ukuntu ngo nk'umuyobozi aza kugira ngo umukoreshe casting mukayikorera mu rugo iwawe. Wenda nanjye reka mubaze wenda ho gato, ntabwo njye ndagusubiza ugire ngo ikihoya ndabizi iyi mikoro ni kukubaza, ntabwo nagusubiza mbaza nta ibintu byose niko yabimeze. Wowe baye uri umuyobozi kandi ukabuzi ko ibyo bintu bitemewe, uri kumva, ukabuzi ko mu mategeko mwese mwashizeho ibyo bintu bitarimo, byo kuba wafata ugahotera umwana w'umunyarwanda, sibyo? We wabigenza ute? Nje ntago nzigera mba n'umuyobozi. Nyine we impamvu uri kwivuga nuko nyine n'ubundi utaba umuyobozi, uri kumva we ntago waba uyu muyobozi. Niho rero niho hantu uri kunsindira. Ndetse nta umuyobozi ze wiki nta muyobozi. Ariko nk'umuyobozi nyine, umuyobozi yagakwiye kuba ari umuntu nyine uri seriye, ukora ibintu bikwiye bigiye mu mucyo. Iyo ushaka ikintu kiba cyiza ugomba gukora ikintu kigaragara. Yego, Abanyarwanda bakeneye udushya, ntabwo udushya tuzaza muri ibyo bintu. Ejo urafata umukobwa umusambanye, numara kumusambanya niho hahande n'akazi gapfa, azakumenyera. Ntabwo uzaba ukimubwiye ikintu ngo acyumve, kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe muhuriyeho. Azakureba numubwira ati nshaka ko ugenda ukore ibi n'ibi, amasaha usanga ari kuyica. Ariko ngo n'amafaranga y'abamodo murayarya, amajansi yo mu Rwanda ngo murayarya pe, barayarya. oya ngo ni wese n'urimo murayarya pe, kandi ngo nta nubwo aba ari menshi. Oya, ntago bayarya. Gusa ariko nanone hari abantu bashobora kuba banayarya, kubera ko njye mu modo wanjye agomba kuba afite kontra ivuga ko niba ari amafaranga twafashe hagomba kuva haya ngaya aho agafata aya ngaya. Ntago rero mba ngomba kuba nakwica amategeko. Ese duhite tujya kuri ako kantu fashion mu Rwanda. Yego, fashion na modeling biratandukanye se? Mfasha ariko cyane biratandukanye cyane. Fashion ni iki? Fashion ubundi no dushya ni iriya myenda, ni imyenda, ziriya myenda mubona bambara. Modeling modo rero ni kumodaringa nyine, niyo mpamvu iyo bavuze ngo fashion modo ni umuntu modaringana. Noneho iyo mvuze ngo fashion gusa ntago mba mbivuze neza. Wapi, mba mvuze bagomba kuvuga fashion ni imyenda ubundi, ni imyenda cyangwa nyine imyambaro gutyo. Yego, modo rero ni modaringa, ni ukugenda wizunguza kwa kundi bagenda bizunguza bati hakurya ezara ni ingendo zabeza. Bari naho mbona se tunganya ubwiza, hari aho nyambona barimo tunganya ubwiza. Nyine ubwo nyine urumva iriya ni yo creativity yabo. Sibyo, niko bimeze. Iriya niyo style ye agendamo nyine. Okay. Muri fashion modeling yo mu Rwanda, yego, ubona abantu bari kwakira gute ibikorwa bya fashion modeling mu Rwanda? Oya, byo rwose cyane nk'ibigo nk'amakampani, nk'abantu bakora imyenda, yego, bari kubyakira gute? Usabaye byiza cyane. Nibura usigaye uba uri nko gukora ukajya kumva telefone iraguhamagaye ati ni mwebwe runaka, ukaba wavugana nabo ukumva ko batangiye kuba bamenya aho dukorera bamwe na bamwe, bakavuga ati nyeneye nyeneye abakobwa banaba, nyeneye abahungu banaba, nibaze bamfashe muri ibi bintu, bamfashe muri ibi biraka. Ariko mbere nyeka ko niba wajya kubibona
byabaga bigoye kuba wabona umuntu ugenda ukaba wakwambara imyenda ye. ntabyo najyaga mbona cyese ibintu bya fashion ndabizi. ushaka kuba utabizi, ariko buriya nubwo utabizi wagiye unabyumvaho, kuko ubaye utarabyumvishe ntabwo waba uri muri iki gihugu. Ko icyo nabyumviseho nakikubwiye ngo mukunda bagenzi banyu, harya musobanuza byita ngo ikira ngo muratera mukanaterwa. Mumbaze ngo ni ibiki mutera n'ibyo muterwa, ariko nuko bajya bivuga. Ibyo bintu ntacyo mbiziho pe, kuko nanjye ntacyo mbiziho. Ahubwo wowe wabyumvishe watubwiraho gatoya. Twikomereze, tuba tugenda nyine ducishamo akantu gake gake, ntabwo twagera ntawe twibasira, ariko tuba biriho biravugwa. Fashion Venus watangiye umbwira ati ntabwo kiri fashion gusa. Yego. Venus igizwe n'ibiki? Tujye muri kampani yawe uhagarariye, ubereye umuyobozi, irimo ibiki? Fashion nkuko natangiye mbivuga, navuze ko harimo ibintu byinshi byarenze ko yaba agency, yabaye nka company. Yego. Urabizi company bifite ibintu bigiye bitandukanye. Twebwe Venus ubu ngubu nsigaye mfite abamodo nko wabivuze, bakora zira fashion model, ndetse nkanagira n'abadensa, dancer crew ya nayo ishingiye kuri Venus. Nkagira noneho n'abadesigner, abadesigner bakora imyenda ku rundi ruhande, nayo urumva ko n'inoza ndende inayishamikiye kuri ya Venus n'ubundi, kubera ko n'ubundi ni nka brand nyine ya Venus nayo. Ikindi nkagira n'abahanzi mo imbere, buriya mfitemo n'abahanzi. Ufite n'abahanzi? Nawe uraririmba se? Waririmbye yihe? Uratangiye. Ntabwo ngewe ibyo kuririmba mbizi, ariko uri manager. Ariko urabyumva ko uri manager, jya ubyemerere gamane, rega ibyubahiro byanyu mujye mubireka tubibahe, tubibemeze, mubifate. Ibintu byose yego rata birakorwa, bigomba gukorwa kandi neza. Niyo mpamvu nyine mbwira ko Venus nyine imaje kuba yajya ku rwego rugiye rutandukanye, runini cyane pe. Kugera uyu munsi Venus mufite ufitemo models cyangwa models, niko bivuga? Bangahe umubare? Baje kugira abantu 85. 85. Yego. Bose mukorera ahantu hamwe cyangwa buri ni bya bindi byo kuvuga ngo ni imibare? Ubwo wenda sori gatoya nari nakubwiye 85 abakorera muri Kigali. Yego. Kuko no mu ntara mfiteyo ayandi mashami ya. Ufite amashami mu bihe bice by'ibintu? Mfite muri Muhanga, nkagera na Kayonza. Bakorera hehe? Muhanga bakorera kuri sare yaho. Sare ya Maison de Jeunes. Yego. Ku karere ka hafi n'akarere ka Muhanga. Twakomeje. Ahandi ni Kayonza. Yego. Mu burasirazuba. Yego. Yego. Bakorera naho ni kuri Maison de Jeunes ya Kayonza. Yego. Okay, urumva ko byanze bikunze Venus ihakazi aba umubare munini cyane, kandi izera ko benshi mu ufitemo n'urubyiruko. Mfitemo urubyiruko cyane. Ubundi se hari umuntu ungana na mukecuru waba umumodo? Ndagira ngo barize bavandimwe, hari abavandimwe tujya kungana nk'umuntu ungana nanjye mu myaka. Ufite imyaka nka 11 nk'iyanjye. Uvuze ako kantu k'ababyeyi nikangamo, gahita kanyibutsa, sinzi nandi kureba ku mbuga mbona muri Nigeria. Muri Nigeria amasho bakora, njya kubona rwose hatambutsemo ababyeyi, noneho uvuze ngo bangana mama, noneho bo baruta mama. Urora kavuze tamati. Yego mu Rwanda sindabibona. Mu Rwanda sindabibona. Arababyeyi bari ko ngewe bakunda fashion. Kuri ngewe naragira muri icyo gihe cyo kuba navuga ngo n'ababyeyi bemerewe kwa baza. Gusa ariko banahari byari na byiza cyane, kubera ko ibintu bari byiza kubona
ingeri zose ziri kuza zaba zicaye aho ngaho zikabona abantu bose noneho bari kwisangamo, umubyeyi ari kuza agatambuka rwose, bihari ibintu byiza cyane. Dutangira wakomoje ku kintu cyo cy'abahanzi ngo badakorana na bagenzi n'abantu bo muri fashion. Yego. Abantu bo muri fashion cyangwa abantu bo muri modeling, fashion modeling. Yego. Mwafashe iki umuhanzi ufite nko gukora indirimbo, muri recordinga, muri aba bakers, muri make muba mukora iki mu ndirimbo muntu ku buryo mwumva mwafatanya? Ikintu twebwe dushobora kuba twafasha umuhanzi, urumva mfite timu nini cyane, kandi buriya mu Rwanda niyo hari ikintu mba mbona gisa nkaho kitahari cyane, ni abakobwa bakitinga ama video. Harya babita video vixen. Amba mbizi. Sinumva se ubwo wageze. Ewe. Mba nagakope mfitereka hano inyuma aba cameraman pazo musirimu buriya. Ajya kugererayo. Urumva we noneho anakora video z'indirimbo, urumva umuntu ukora video z'indirimbo birumvikana. Ababizi. Nawe arabyumva ko nimbeshya araza kunyomoza. Urumva nyine umuhanzi abakeneye abantu basharinga ibikorwa bye. Urumva niba mfite abantu bajya muri 80 bakorera muri Kigali, nkaba mfite n'abandi 20 bakorera muri Kayonza, nkajya n'abandi wenda nka 15 bakorera za Muhanga. Urumva bose bateranyije n'abantu nk'abangahe, si benshi, bagera muri 200. Urumva n'abantu benshi cyane. Abo bantu urumva bose baramutse bafashe sharinga igikorwa cy'uwo muhanzi byaba byiza. Ese ntimwagisharinga atiriwe n'abahamagara mutiriwe munavugana? Twebwe si byacu ko ari amafaranga. Mukenera gusharinga kuko babaha amafaranga. Bitewe nuko n'ubundi twaje dusanga nyine iyi industry nyine hari ibiranga, natwe twaje ariko bimeze. Gusharinga ni amafaranga. Sinkibaye umuhanzi nari mfite gahunda yo kujya mbatamo. Ariko iyo ushaka gutera imbere nk'umuhanzi ugomba kwegera groupe nini cyane. Yego, kwegera groupe ndabyumva, ariko urumva groupe nimba ari ugufashanya muhuriye muri kariyeri, nibaza ko mwajya munabafasha nyine n'akaririmbo kasohoka kagasharinga. Kuba wamufasha ni kimwe, no kuba yamenya ko wamufashije nacyo ni ikindi. Yego. Uba wifuza ko bamenya ko wafashije? Muri biri haranditsemo ngo akaboko k'iburyo nigatanga k'ibumoso nikazabimenya. Jya ufasha umuntu. Uzi ibyo bintu turamutse tubigendeyeho. Yesu we, abantu bashya ni benshi. Ariko abantu badukurikira tukababwira ijambo ry'Imana. Uhera ku wa mbere. Sinarangiza ikiganiro ntagatambitse amagana. Buriya bazasenge bakizwe kabisa. Ariko ntibazasenge nka babandi. Twikomereze. Twikomereze. Ushobora kuba wiyenza. Oya, nje niyenza. Oya pe. Nta mbaraga ngira, nakiyenza bagakura irindi. Espoir. Yego. Ababyinnyi ufite ababyinnyi umubare ungana gute? Mfite ababyinnyi 15. Bakorera nabo muri izo ntara cyangwa bo muri Kigali gusa? Oya, bo bari hano muri Kigali. Mukorera hehe practice zanyu? Bari gukorera hariya i Masaka ku kagari ka Kimu. Ni sare iri hariya hafi y'umurenge wa Masaka. Yego. Niho bakorera practice. Yego. Mukora iminsi ngahe ku nk'umuntu ushaka kujoininga crew yanyu bimusaba iki? Bakora iminsi 2, ni kuwa 3 no kuwa 6. Umuntu ushaka kujoininga crew, ushaka kujoininga crew no mubyinnyi ikintu kimusaba cyangwa akunda ibintu bya modeling. Yego. Hari ibintu babigenga nyine abo bose, yaba ari ababyinnyi yaba ari aba modo, ibiba bibaranga cyane ikintu cya mbere ubwo umuntu aba agomba kuba yakwitaho. Ni ukuba ikintu ujemo ukizi, ugifitiye ubushake ko ugomba kugikora nk'akazi. Apana bya bindi byo kuvuga ati muri make nukuza nkuje ku kazi, nibandi ku kazi. Nakujenje ko ibintu njyango niba mujya mubibona birimo amafaranga. Yego. Rero ikintu gisaba uwo mumodo, uwo mubyinnyi,
uraza tukakwakira tukareba impano ufite, twabona ko ukwiye kuba wazamo tukakwakira. muri make biramusaba impano kuza muri Venus. Ubu ngubu turi kwakira impano, wenda mbere bwo ntago byabaga bisaba ko umuntu aza for free, kuko ubu ngubu twabahaye promotion. Umuntu yabazaniraga serivisi ze n'impano ye akanabishyura cyane. Muzi ko byane kuko nababaje gufata amafaranga rega, nababaje gukora rero abakeneye kuba hari ibyo atanga. Muramucuruza mukamudusigaye yarangiza akanabishyura. Arega amafaranga yarabuze, sinzi niba ujye ubibona. Kuba rero umuntu yafata akicara nk'umwicara nkatekerereza umuntu wibereye iwabo, angagenda mushakira aha ibiraka agenda agakora bakamuha amafaranga. Niyo yaba ari ibihumbi 5 ari butegeshemo 1000. Urumva ibihumbi 4 ari amafaranga make. Ari make. Espari ndi kujyana ngana ku musozo nyine ubwo ngubwo. Yego. Gake ku musozo. Kuva watangira fashion. Yego. 2017 ni imyaka igera kuri 6 hafi 7. Ibyo ni 7. 7 irabura amezi make ngo yuzure. Ni ikihe kintu wayigiyemo wayibonyemo? Ikintu ngiye nabyigiyemo nuko tugomba gukora cyane kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, kigere kure cyane hashoboka. Yego umumodo ni umuntu ushobora kuba nawe yanahanga akaba yakwiteza imbere, akaba yakora imyenda ye nk'uko nabivuze ko wumvishe ko muri agency yacu twe dufite ibyo turi gukora bimwe na bimwe. Muba mukeneye kuba mwahereza abanyarwanda udushya, ndetse sibye n'abanyarwanda nabo bo hanze bakaba banareba ibintu mukora kuvuga ati aba bantu nabahehe, bakabagiraho ikibazo cyane. Wenda tugomba gukora ikintu giteye ubwoba kirimo creativity nyinshi. Yego. Okay. Ni ikihe kintu wabwira umuntu cyangwa umunyarwanda wese uri muri showbiz ushaka kujoininga cyangwa uba muri showbiz muri rusange? Apana ushaka kujoininga fashion cyangwa uba muri showbiz, kuko numvise ufitemo abahanzi, abanyempano babaririmba b'abahanzi, nubwo nta numwe ntazi n'uburyo baririmba, ashobora kuba baririmba nkanjye. Ufitemo ababyinnyi, ufitemo abamodaringa. Yego. Abo bose nicyo wabwira abantu ba muri showbiz iyo mu Rwanda by'umwihariko abantu bayibamo bose muri rusange, bahe message? Ngewe message nabahereza nuko twikora ikintu wikorera, kora uvuga ko hari intego ufite yo kugeraho, gusa uvuga ko hari igihugu cyacu dukwiye guteza imbere. Nkuko mubibona, murabibona ko igihugu cyacu amateka yacyo ya mbere murabizi aho rwari ruri, naho ubu ngubu rugeze, tugeze ahantu hashimishije cyane, heza cyane. Twakwiye rero ko twatera imbere, yaba ari Niger murabizi ibintu igikora, Nigeria igeze kure cyane mu bijyanye, yaba ari abahanzi, yaba ari imideri, yaba ndetse ari n'ababyinnyi, usanga aribo bantu ba mbere bari kuza ku isonga muri Afrika. Rero dukwiye kuba twakora cyane kugira ngo duhereze ishema igihugu cyacu. Kandi ikindi, niba uri umuhanzi, niba uri umuririmbyi, niba uri umumodo, icyo cya mbere ugomba gukora, ufite impano, ariko iyo mpano ikeneye ko uyihereza agaciro, ukamenya uwo uriwe. Turi abanyarwanda, niyo turi abanyarwanda tugomba gukora ibintu biciye mu mucyo. Nta mpamvu yo kuba twateshwa ku muco gakondo wa Kinyarwanda. Njya murabibona ko buri gihugu kiba gifite ikiwuranga. Rero dukwiye kuba twakora ibintu byiza kandi biciye mu mucyo, tukore cyane. Kandi ndabizi neza ko ibintu byose bari byiza cyane. Ibintu byose no gusenga buriya bigenda neza, biragenderana, ibintu bikaba byabasha kuba wafata ibendera ryawe. Yego. Espari, tugana ku musozo, nibihe bikorwa Venus iri guteganya vuba, iri guteganyiriza abanyarwanda? Nimba ufite impano zingana gutyo, ntago waba ufite kampani imeze gutyo ngo ntugire icyo uteganyiriza abanyarwanda no kubereka ibikorwa byawe muri rusange.
Okay, Venus nkuko wa mungani nkuko bivuze ntago twaba tungana kuriya tube tudafite ibintu dukora. Turimo turategurira abanyarwanda, hari event tukunda kugira ya buri mwaka n'ingaruka mwaka yitwa Fashion Standard Event. Izabirimo ibintu bigiye bitandukanye, zabirimo abanyempano, abafite ababyinnyi badasanzwe ndetse n'amurika mideli, ama agents azaturuka hirya no hino ndetse azazana yahura niyo agency, bikaba byabasha kuba twashimisha abanyarwanda muri rusange n'abo bahanzi rwose bazi kuririmba. Yego. Okay. Hari ikindi wumva wabwira abanyarwanda? Gusa icyo nababwira cyo Venus bakomeze bayikurikirane ku mbuga zacu. Mukoresha imbuga nkoranyambaga zihe? Dukoresha Facebook, tugakoresha Instagram na YouTube. Facebook, Instagram na YouTube. Yego. Ubashaka yabona ni Venus Model Agency Kigali. Gusa. Nako tukomeza tunabatumira namwe mbatumira mbabwira ati rwose ni mu kwa 12 amatariki muzayamenya nabo bahanzi bawe uzabazane kuri iyi kamera. Mfite abakobwa bashoboye bazi kuririmba, mfite abahungu rwose bereka abanyarwanda hano twebwe ni muri freedom, buri muntu wese araza akihitiramo cyangwa akagaragariza abanyarwanda icyo afite. Nibo bahitamo, nibo bamukunda. Reka nshimire abanyarwanda badukurikiye, nawe ngushimire Catwalk. Nawe ndagushimira kabisa. Kakantu Pazo ntukibagirwe. Nisiri. Yego ndagushimiye ko wemeye ko kuduha umwanya wawe, buri ikintu gikomeye n'umwanya cyane ku bantu baba perezida. Abantu baba perezida umwanya wanyu bigoye, ariko ndagushimiye. Yego. Reka nshimire abanyarwanda badukurikiye aho bari mu mpande zose z'igihugu. Bashimire cyane ko mwabanye natwe mugakurikira ikiganiro cyacu. Basaba ukanda like, subscribe, share na comment ku biganiro byacu. Dushimishwa nuko muduha ibitekerezo ku byo tubaha. Mujye mukomeza muduha ibitekerezo kugira ngo dukomeze dukore ibintu byiza kurusha ibingibi dukora. Mwakoze kubana natwe, nge na Rije Muve Nitegeka, kuri kamera hari Pazo, twari kumwe na Espoir cyangwa Catwalk. Mwakoze cyane.